Umva icyo Imana irimo kugerageza kukuburira hakiri kare. Kwibona kubanziriza kurimbuka, kandi umutima wirarira ubanziriza kugwa. Ubwibone burica, burarimbura, ni bubi. Rimwe na rimwe urwego turiho cyangwa se icyubahiro isi yaduhaye, hari igihe rimwe na rimwe kijya kigeraho kigatuma twitwara uburyo butandukanye. Ugasanga niba ari nk'urwego runaka wazamutseho, hari abantu bari mu rwego rwo munsi udakwiriye kuba uri kubonana nabo cyangwa se uri kuvugana nabo. Cyangwa se niba hari titire runaka ufite nini cyangwa se ihambaye, ikaguhereza icyubahiro kumva yuko nyine udakwiriye kuba uri kuvugana n'abantu bari munsi yawe. Hari igihe isi dutereka ku rwego runaka tukagira icyubahiro kirenze, aho kugira ngo biduhe guca bugufi ahubwo bikatwongerera ubwibone. Tukumva yuko muri ino si turi abantu badasanzwe, muri make nyine bahambaye. Bikaba ngombwa yuko tunakandamiza abantu turuta mu rwego turimo, ariko tukirengagiza yuko twese imbere y'Imana turi bamwe. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo kwibona kubanziriza kurimbuka. Bivuze ngo nubona utangiye kugira ikintu cyo kwibona muri wowe, umenye yuko kurimbuka kwawe kuri hafi. Ariko iyo bigeze ku Mana sasa biba ibindi bindi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ubwibone bw'umuntu buzamucisha bugufi, ariko uwicisha bugufi mu mutima azabona icyubahiro. Icyubahiro cya nyacyo si ukwishira hejuru, ahubwo icyubahiro cya nyacyo ni uguca bugufi. Tutitaye ku rwego turiho, uko twaba turi banini bingana gute, dukwiriye kumenya ko dukwiriye guca bugufi. Icyubahiro si kikaba icyacu, ahubwo tujye dufata icyo cyubahiro abantu baduha, tugisubize Imana yo mu ijuru, iba yayemeye ko tugira icyo cyubahiro. Wibuke yuko kimwe mu bintu byatumye Satani akora icyaha akiri mu ijuru, mbere yuko amanuka hano mu isi, byahereye ku kintu cy'ubwibone. Bivuze ngo ubwibone ni ikintu kibi cyane gishobora gutuma umuntu arimbuka nk'uko twabibonye mbere. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mwicishe bugufi imbere y'Umwami Imana, kuko aribwo izabashyira hejuru. Niba ushaka kubona icyubahiro gikwiriye kitari icy'ino si kirangira, icyubahiro cy'iteka, ca bugufi. Abigishwa nibo babajije Yesu ati ese umukuru mu ijuru ni uwuhe? Aravuga ngo umuto wicisha bugufi agakorera abandi, uwo nguwo niwe mukuru mu ijuru. Ntugashakire icyubahiro mu isi yabambye umuntu utunganye ku isi wabayeho. Shalom.